Turabashimira cyane ko mudukurikirana ku Kibabi TV, amahoro akomeze kubana namwe. Mwebwe mwakoze subscribe, Imana ikomeze kubongera umugisha. Turacyakomeje n'ubuzima. Ariko se ukiri mutoya wigeze ujya mu mashyamba gusenya inkwi cyangwa se gutashya bitewe n'imvugo yaho ukomoka? Wigeze se ubona ibihumyo, imigina y'ibihumyo cyangwa se imegeri? Wabuze akamaro k'ibihumyo se? Uyu munsi ibihumyo nabyo bihingwa mu buryo bugezweho. Ariko nakwibutsaga wowe utazi uburyo babihinga mu buryo bugezweho. Sinje kukubwira uburyo bihingwa mu buryo bugezweho, ahubwo nje kukubwira akamaro k'ibihumyo n'impamvu zirindwi ugomba kurya ibihumyo kenshi kuko ari ingenzi ku buzima bwawe. Impamvu ya mbere, bifasha kurinda indwara ya anemia, kubura amaraso. Ibihumyo ni isoko nziza y'ubutare fer. Umubiri ubasha kwinjiza ubutare bwose bubonekamo ku kigero cya 90%. Ibi bifasha gutuma ubaho neza, ukagira insoro zitukura z'amaraso nyinshi, red blood cell, bityo umubiri ukabasha gukora imirimo itandukanye neza. Icya kabiri, gukomeza amagufwa. Ibihumyo bikungahaye cyane kuri calcium, y'ingenzi cyane mu ikora n'ikomera ry'amagufwa. Kurya ibihumyo kenshi bigufasha guhora ufite calcium ihagije mu mubiri, bikakurinda indwara zo kuvunguka kw'amagufwa no korohera cyane, bayita osteoporosis. Icya gatatu, gusukura umubiri. Ibihumyo byuzuyemo ibisukura umubiri, antioxidant, bihagije cyane. Iyo umubiri wuzuyemo imyanda izwi nka free radical ituruka ku turemangingo tuba twarangiritse, ntubashe kubona ibisukura umubiri bihagije, niho indwara nka kanseri, izibasira umutima, Alzheimer n'izindi zikomeye zihita zizira. Icya kane, kongera ubudahangarwa. Ibinyabutabire bibonekamo alpha na beta glucan bigira uruhare rukomeye mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Mu bushakashatsi bwakozwe, kurya ibihumyo kenshi byibuze inshuro ya 1 cyangwa 2 mu cyumweru bifasha kongera cyane ubudahangarwa. Icya gatanu, kongera vitamine D. Ubusanzwe vitamine D ntijya iboneka mu bihingwa. Ibihumyo byihariye uyu mwihariko kugira iyi vitamine. Kimwe n'abantu, iyo bihuye n'izuba nabyo bibasha gukora vitamine D ituruka ku mirasire. Ibi binyabitabire bya sterol iyo bihuye n'imirasire y'izuba bihinduka ergosterol, ari ihinduka vitamine D. Ni ngombwa kumenya neza ibihumyo biribwa ukabitandukanya n'ibitaribwa. Icya gatandatu, ni ukurinda kanseri y'ibere na prostate. Kurya ibihumyo kenshi bigira uruhare runini mu kurinda kanseri y'amabere n'iya prostate. Dusangamo ibinyabutabire bya beta glucan ndetse na linoleic acid, byombi byifitemo ubushobozi bwo kurinda no kurwanya kanseri. Linoleic acid ifite ubushobozi bwo kurwanya ingaruka mbi z'umusemburo wa estrogen iri hejuru. Kugira ngo estrogen iri hejuru ni imwe mu mpamvu nyamukuru ya kanseri y'ibere, cyane ku bagore bageze mu kigero cyo gucura cyangwa se menopause. Beta glucan ku rundi ruhande irinda gukura k'uturemangingo dushobora gutera kanseri ya prostate. Icya karindwi, ni urugero rwa cholesterol mu mubiri. Ibihumyo bibonekamo urugero ruri hasi rw'ibinyamasukari, nta binure cyangwa se cholesterol na proteine nyinshi zihagije. Fibre na enzyme zibonekamo nizo zifasha kuringaniza urugero rwa cholesterol. Kurya ibihumyo kenshi bituma proteine nyinshi zibonekamo zinjira mu mubiri, nizo zifasha mu gutwika cholesterol igihe kigogorwa. Urugero rukwiye rwa cholesterol nziza HDL na cholesterol mbi LDL ni ingenzi cyane. Mu gihe bitari ku rugero rukwiriye, bitera indwara zibasira umutima n'udutsi duto dutwara amaraso, cardiovascular disease, stroke ndetse no guhagarara k'umutima, heart attack. Akamaro k'ibihumyo ku buzima bwacu. Reka tubigire ibyo kurya bya mbere ku meza yacu. Reka tubigaburire abana bacu ndetse natwe tubirye nk'abakuze. Reka kandi bishobora no kuba business nziza cyane ku bantu batari batangira gukora business. Mwebwe mwakoze subscribe ku Kibabi TV, tukomeje kubashimira. Reka tubabwire ngo turabakunda cyane, mukomeze kugira amagara maze.